Reka dukomeze. Twari tumaze kuvuga yuko tugiye kwiga kuri Christian modesty, cyangwa se nari namihaye indi theme ivuga ngo ni biblical dressing, cyangwa se imyambarire ikwiriye y'abakristo, cyangwa se uburyo bwiyubashye bwo kwambara bw'abakristo. Nari maze gutanga introduction, ariko reka duhite dukomeza. Uyu munsi rero dutuye mu isi, cyangwa se turi mu isi yanduye, isa nabi, yandujwe n'icyaha. So uko nyine tugenda dutera imbere, uko iterambere rigenda riza, tujya tubona ko ari ku isi igenda irushaho kuba mbi, n'ibyaha bigenda birushaho bigwira muri iyi si. Isi igenda iba wose, ndetse ikagenda iba irushaho kuba corrupted n'icyaha. Ni ukuvuga ngo world system, cyangwa se uburyo isi imeze, igenda yaffectinga abakristo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari umuntu ushobora kwibaza ngo kubera iki topic? Akenshi tumenyereye kwiga ibintu biri position. Iyo turi kwiga justification turabyishimira, yego ni byiza, Imana ishimwe ko yadutsindishije. Iyo turi kwiga glorification, yego ni byiza, Imana ishimwe ko tuzahabwa ubwiza. Iyo turi kwiga n'ibindi byinshi, turashima Imana nyine ko yabiduhaye, kandi turashima Kristo ko yabikoze, akabiduhesha nyine kubw'ubuntu bwe tutari kubasha kubyikorera. Ariko nanone iyo tugeze mu bintu biri practical, tuza gusanga dufite responsibility. Niyo mpamvu iyi topic iri essential. Kubera iki topic iri essential ko tuyiga? Biri essential ko twiga imyambarire, ukuntu abiza dukwiye kwambara. Kubera ko hari ukuntu isi yaje itwigisha nyine ibintu byose. Ntabwo ndibuze kujya muri area z'ubuzima bwose, ahubwo turaza kuba specific kuri iyi topic yacu y'ukuntu isi yagiye itwigisha no kwambara. Kandi isi ntabwo yatwigisha kwambara neza, ahubwo isi yatwigisha kwambara nabi. Niyo mpamvu uyu munsi dukeneye reformation muri angle zose z'ubuzima. Reformation ntabwo bivuze gusa kugaruka mu kwigisha abantu ko batsindishwe no kwizera gusa. Oya, ahubwo birenga ibyo, tukagera no mu zindi area z'ubuzima zose zikagenda ziba reformed. Muri politike tukariforminga, muri economics, muri every area of development, muri elements zose za civilization zikaba dominated by glory of God. Hari umugabo mwavuze ngo there is no any inch of the earth where God does not say this belong to me. Na hamwe na hato muri isi Imana itavuga ngo ibi byose ni ibyanjye. Rero ibi byose niba ari iby'Imana, rero ubwami bw'Imana bugomba kudomina aho hantu hose. No mu myambarire yacu ubwami bw'Imana bugomba kudomina. Niyo mpamvu ibi bintu ari ingenzi, kandi akaba ari essential yuko tubyiga. Rero kuva muri generation imwe ukagera mu yindi generation, tugenda tubona ibintu bigenda bihinduka. Iterambere rigenda riza, tukabona imitekerereze irahinduka, tukabona nyine imikorere igenda ihinduka, amabanki araza, ibintu bigatera imbere, bikagenda bihinduka, imikorere yabyo igenda ihinduka. So n'imyambarire nuko nguko. Urebye imyaka 100 ishize ukareba n'uyu munsi, ushobora gusanga imyambarire y'imyaka 100 ishize itandukanye n'uyu munsi. Wareba mu myaka 200 ishize the same, 300 500 ishize the same. Kimwe nuko imyambarire y'uyu munsi mu myaka 20 iri imbere, 30 40 100 200 iri imbere, bizaba nabwo bitandukanye. Uko imyambarire nyine igenda ihinduka, uko isi igenda ihinduka, uko system isi igenda ihinduka, ni nako n'imyambarire y'abantu igenda ihinduka. So ntabwo ndibuze kugenda generalize abantu muri rusange, kuko abisi bafite uburenganzira bwo kwambara uko isi nyine bategeka. Ariko twebwe abakristo, mbese dukwiye natwe kujyana nuko isi ivuga ibintu, natwe akaba ariko tubikora. Nyine abantu benshi bajya bibaza ngo ese dukwiye kujyana n'iterambere koko natwe tukajya tuvuga ngo natwe turi modern people, sibyo? Noneho tugakora ibintu byose nk'uko modern people they are saying they are nyine bari modernized, cyangwa abakristo dukwiye kugumana umwimerere wacu. Ibyo ni ibibazo abantu bibaza, sibyo? Ariko turaza kugenda tubirebera hamwe yuko ntabwo twahagarika iterambere, sibyo? Kandi nta nubwo twabuza ibintu guhinduka. Nko mu myaka 10 ishize WhatsApp ntabwo yari hari, ntabwo bayikoreshaga, ariko uyu munsi turi kuyikoresha. Hari n'izindi mbuga nkoranyambaga zihari abantu batakoreshaga, ariko uyu munsi turi kuzikoresha. The more ibintu bigenda byoroha, cyangwa se tugenda tugira access ku iterambere, ni nako tugenda tugira access ku bintu bibi cyane kuruta ibyo twari dufite tutaragira iryo terambere. Rero bivuze iki rero? Abantu uko bambaraga nko mu myaka urebye 10 ishize, ushobora gusanga uyu munsi bitandukanye, bitewe nuko development uko igenda ibaho, ni nako bagenda isi exposinga
ku bintu by'iterambere, noneho ku by'iterambere biza ni nako n'ibindi bibi byinshi bagenda barushaho kubimenya, ndetse bakagenda banarushaho kuvumbura ibindi bibi byinshi. Uko ibyiza bigenda biba discovered, the same the worst things are being discovered, ni nako n'ibibi bigenda bishaho kuba discovered. Noneho uyu muntu ni umukristo, agiye kubaho muri iyo si imeze gutyo, iyo si iri kugenda imwe exposeaho ibibi n'ibyiza. Noneho uyu muntu arabaho gute? Uyu muntu mu myambarire ye biragenda bite? Nibyo bintu turi buze kwibaza. Uyu munsi umuntu ajya kwambara, akabanza akajya kuri YouTube, akabanza akareba wenda umuntu runaka, umumodo runaka akurikira, akareba uko yambara, akareba style, umudozi nawe nuko, ugasanga noneho ibyo bintu byose tugenda dukura aho ngaho muri world system turabyadopse. Ese turaza kwibaza ngo ese ibintu byose niko dukwiye kubyadopta, cyangwa se dukwiye gufata bya bintu tukarobanuramo ibizima bitari buze kugira icyo byangiriza kubo turibo, kuri identity yacu, kuko ntabwo dufite identity nk'iyabisi. Niyo mpamvu tudakwiye gufata byose, ahubwo twebwe dukwiye kugenzura. Ntabwo tugenzura inyigisho z'ibinyoma gusa bene data. Reka nze mbibabwira ibintu tubyumve cyane. Hari ukuntu nyine muri our generation of reformation tuzi kugenzura rwose inyigisho z'ibinyoma, umuntu ahengeka akantu gato rwose tugahita tukamenya. Ariko ndasaba ko ibyo bintu ni byiza tubikore, ariko ndasaba ko tubizana no muri practical life, tukabasha kugenda tudiscoveringa, tujudginga, tudisaninga, turobanura ibyo bidakwiriye tukabireka, ibikwiriye akaba ari byo twinjiza, cyangwa se akaba ari byo twemerera, akaba ari byo bikoreka muri twebwe. Ndashaka ko rero tuba specific kuri bene data. Nivuga ngo kuri bene data ni kubizera, sindi buvuge ku myambarire y'abatizera, sindi buvuge ku myambarire y'abapagani, sindi buvuge ku myambarire y'abanyedini, ndavuga ku myambarire y'abizera, abizeye Yesu Kristo, abizeye ko bakizwa n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera, batabikoreye, batabihananiye, ahubwo ari Kristo wabikoze ku musaraba. Abo bantu bakabyakira kubw'ubuntu bw'Imana. Abo tugiye kuganira ni intore z'Imana zarespondinze ku muhamagaro w'Imana, zikaba ziri mu bwami bw'Imana, akaba ari abana b'Imana batsindishijwe, bejejwe muri Kristo Yesu, bakaba bari no mu rugendo rwo kwezwa. So ibi ngibi tujye kuganira modest Christian cyangwa se biblical dressing, ibi ngibi tubyumve ko ari part y'ubuzima bwo kwezwa dukwiye kubaho nk'abakristo. Amen. Muze kugenda mwandika muri chat box kugira ngo menye ko turi kumwe. Hanyuma ibi ni bimwe mu bibazo ngiye kugerageza kubaza, na buri wese aragenda byibaza, sibyo? Dushobora kwibaza ngo ese ni gute umupasiteri, reka mpera aho ngaho, cyangwa se umuvugabutumwa cyangwa se umwigisha akwiye kwambara? Icyo ni ikibazo. Ese uriya muntu duhagarara imbere, pasiteri cyangwa se evangeliste cyangwa se umutica, ni gute akwiriye kwambara? Icya kabiri, ese ni gute abamambure congregation ya church, abamambure b'itorero cyangwa se abanyamuryango b'itorero bakwiriye kwambara? Nivuga itorero mwumve nyine itorero. Amatorero tumaze igihe tuyavuga, itorero murarizi, muri tandukanye n'ibindi bitari itorero. Ndi kuvuga ngo abanyamuryango b'itorero bari submitted kuri church discipline, ni gute bakwiriye kwambara? So muri abanyamuryango nabo turaza kuba specific. Ese abagore n'abakobwa bakwiriye kwambara gute? Ese abagabo bo n'abasore bakwiriye kwambara gute? Si ibyo gusa, si uko bakwiriye kwambara, ahubwo turaza no kwibaza ngo ese ni gute badakwiriye kwambara? Ese ni gute pasiteri n'umuvugabutumwa n'umwigisha badakwiriye kwambara? Ese ni gute umugore n'umukobwa badakwiriye kwambara? Ese umugabo n'umusore ni gute badakwiriye kwambara? Ndagira ngo ibyo bintu mubyumve. Ese ni gute bakwiriye, ese ni gute badakwiriye? Ku byo bintu birajyana, sibyo? Aha. So uzasanga nyine mu bantu benshi bari religious, nimvuga abantu bari religious ni abantu nyine bafite imyemerere runaka, sibyo? Bafite imyumvire runaka, cyangwa se bafite nyine ukuntu batekereza ku bijyanye no kwambara, cyangwa se ku bijyanye n'imyambarire. Aha. Hari ahantu uzasanga bavuga ngo wenda nk'urugero, abakobwa wenda n'abagore ntabwo bakwiriye kwambara amapantaro, abandi bakavuga ngo ntacyo bitwaye. Hari n'ahandi uzasanga wenda bavuga ngo abagore n'abagabo nako abakobwa n'abagore ntabwo bakwiriye kwisukisha, cyangwa se kuboha imisatsi, cyangwa se kwambara ibikomo n'ibindi bintu bya zahabu n'ibindi. Bamwe bakavuga ati okay ntacyo bitwaye, abandi bakavuga ngo ni ikibazo, sibyo?
hari n'ahandi usanga bavuga ko wenda abagabo nabo badakwiriye kwambara nk'amadeshire. Abandi bakavuga ati okay, deshire ntacyo itwaye, sibyo? Hari n'abandi bavuga ngo okay, hari ukuntu abasore n'abagabo biyogoshesha inyogosho runaka, amakwafe runaka, bamwe bakavuga ati okay, amakwafe ntacyo atwaye, abandi bakavuga ngo aya makwafe hari icyo atwaye. Ibyo byose dukomeze tubitekerezeho. Hari n'ibindi byinshi abantu bibaza, byose singiye kubirondora, wenda hari ibyo namwe muhise mutekereza byinshi twibaza kubijyanye na physical appearance. Nivuga imyambarire ndaza kugenda ndi gutacinga no ku mubiri, kubera ko nivuga imyambarire ndashyiramo na makeup n'ibindi byose tugenda dupaintinga this physical body. Ibyo byose bi attached to this physical body bigiye bifashe ku mubiri w'umuntu, uburyo tugenda tubihindagura byose ndagenda byatacingaho tubikoraho cyangwa se tugenda tubiganiraho. Rero tujye kurebera hamwe mu byanditswe byera. Ndaza gusaba Imana kugira ngo ibyo tutari buze kubona mu byanditswe byera, mwuka w'Imana aduhe kubidisaninga, kuko hari ibintu tugenda tubona uyu munsi nk'urugero nko ku mikoreshereje ya telefone. Nta hantu uzabona muri Bibiliya kugira ngo telefone ukwiye kujya uyikoresha gutya na gutya, ariko hari ibindi bazakubwira muri Bibiliya noneho bizaguha ubwenge mwuka w'Imana niba ari muri wowe bwo gukora na biriya bindi utabashe kubona muri Bibiliya. Hari Samu nimwe mugabo nigeze kureba ari kuvuga ku bushake bw'Imana, avuga ibintu bigera kuri 7. Amaze kubivuga hari ikintu nakunze kimwe yavuze cyane, aravuga ngo ibi 7 numara kubikora biri basic, umwuka w'Imana azaguha ubwenge bwo kumenya n'ibindi Imana ishaka nubwo utabasha kubibona muri Bibiliya. Muri kubyumva? So nk'urugero ubwoko bw'imodoka ugomba gutunga, ibyo bintu ntabwo uzabisoma muri Bibiliya, ariko numara kumenya ubushake bw'Imana ivuga ku buzima bw'umuntu, bizaguha ubwenge bwo gutuma noneho umenya ngo I want cyangwa se I need this kind of car, sibyo? Cyangwa se uretse n'imodoka n'urugero tona y'intazi n'ibindi byinshi dukora tutabasha kubibona muri Bibiliya. Iyo tumaze gusoma Bibiliya iduhana none ubwenge niba mwuka w'Imana ari muri twe bwo gukora biriya bindi tutabasha kubona direct muri Bibiliya, bwo kubikora kandi tukabikora mu buryo tudakontradije Bibiliya, kandi tukabikora mu buryo bwo kuglorifyinga Imana yacu. Ikindi rero nshaka kuvugaho ni iki ngiki, ndasaba kugira ngo hataza kugira undakarira cyangwa se ngo agire kundi kuntu abifata. I am going to teach as a teacher, ariko I am praying that the greatest teacher, Holy Spirit, kugira ngo revealing his truth in you, sibyo, aconvincing imitima yacu kugira ngo tubashe kudrawinga our own application, sibyo, ijyanye nuko twumvishije ibintu, sibyo. Hari ukuntu ushobora kuvuga ibintu ukavuga ati okay, ntabwo nemeranya nawe. Okay, birashoboka rwose ko utakumvikana n'umuntu uri kwigisha ku kintu runaka, ariko niba ufite mwuka w'Imana muri wowe, ndasaba kugira ngo aguhe ubwenge nubwo utumvikanye n'uwo muntu, aguhe ubwenge bwo kumenya gukora igikwiriye. So hari ukuntu ngewe ndibuze kubona ibintu na application n'uburyo mbyapplyinga bishobora kuba bitandukanye n'ibyawe. So rero niyo mpamvu ndi gusaba kugira ngo, kubera ko ibintu biri practical, hari ibintu byinshi ndibuze kuvuga mudashobora kubona direct icyo Bibiliya yabivuzeho directly, ahubwo turi buze kuza kubidrawinga mu buzima bwacu, tukaza kureba bitewe na discernment y'umuntu, umuntu akavuga ngo iki kirakwiriye, iki ntigikwiriye. Rero nicyo ndi gusaba umwuka w'Imana kugira ngo buri wese wo muri twe ashobora kudrawinga his own conclusion, sibyo? Ariko be careful about how you draw your own conclusion, kugira ngo your own conclusion ibiri not against the scripture, not against the truth revealed in the word. Kandi your conclusion uze kudrawinga ibiri according, ibiri from, ibiri ivuye cyangwa se iturutse muri iyo shusho cyangwa se muri uko kuri twabashije kureba mu byanditswe byera. Rero ndashaka gutangira gusoma Timoteyo wa mbere ibice 2 guhera ku murongo wa 9 kugeza ku wa 13. Timoteyo, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, rw'abafite Bibiliya nizeye ko ziri hafi, bice 2 guhera ku murongo wa 9 tugeza ku wa 13. Aravuga ngo kandi abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni birinda, kandi batirimbisha kuboha imisatsi cyangwa se izahabu cyangwa se imaragarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi,
ahubwo birimbishe imirimo y'ingeso nziza, nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Umugore yigane ituze, aganduke rwose, kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa se ngo ategeke umugabo, ahubwo agire ituze. Ndushaka turekera aho ngaho. Hari ibintu ndibuza kugenda pointingaho muri iyi text bijyanye n'ibyo turi kwiga. So icyambere ndifuza ko dutangira tuvuga ku bagore. Ndaza kuvuga ku bagore, ubwo nimvuga abagore n'abakobwa mwumve ko murimo. So hanyuma ndaza kongera ngaruke no ku bagabo. Hanyuma noneho uraza gusanga ku bagore no ku bagabo hari ibintu byinshi dufite in common. So rero ndaza gutinda ku bagore cyane. Impamvu ndibuza gutinda ku bagore nabyo reka mbivuge. Hari ukuntu ntabwo njye kuvuga ko abagore ari abanyabyaha cyane kurusha abagabo. Twese abagore n'abanyabyaha kimwe n'abagabo, ko twese twandurijwe hamwe muri Adamu. Twese turi corrupted by sin. Ariko impamvu nshaka kwibanda ku bagore cyane, abagore hari ukuntu sinzi niba ari ngewe ubibona gutyo gusa, ariko hari ukuntu bari exposed kuri world system cyane. Kuko ni munareba Paulo mu nzandiko ze, sinzi impamvu yagarukaga cyane ku bagore, kubera ko abagore muraza kureba muri Efeso bari bafite ikibazo gikomeye cyane cyo kugira ibintu by'uburaya cyane bikabije bikaza no mu nzu y'Imana. So ntabwo ari ko abagore ari babi cyane kurusha abagabo, ahubwo bose ni babi, ariko ndaza kugenda ngaruka cyane ku bagore. Ariko niza kugaruka ku bagore n'abagabo, namwe muhite mwiyumva ko ari uko nguko. Niba mvuze ngo umugore bigenda bitya, umugabo nawe uhite wumva ko hari ukundi nawe biri by'impurayinga nyine ku mugabo. So reka dukomeze muri iyi text rero tumaze gusoma. Muri urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, Paulo akoreshamo ijambo niba ari mu Kigiriki rivuga ngo ni cosmois. Cosmois ni ukuvuga ngo risobanura modest, cyangwa se ushobora kuvuga ko risobanura respectable. Ni ukuvuga ngo iri jambo cosmois bisobanura nyine ni ukwiyubaha, cyangwa se ni ikintu gikwiriye, kiri modest, kiri respectable, sibyo? So avuga ko uburyo abagore bakwiye kwambaramo ni uburyo buri modest, ni uburyo buri respectable. Paul akoresha ijambo modest ari gusobanura uburyo abagore bagomba kugaragara. Ubwo twumve ko ari abagore babizera, ni abagore bubaha umwami. Hasi yabivuze ngo uko bikwiriye abagore bubaha umwami, ntabwo ari abagore abari bo bose. Ibi nimbivuga nimwite mutekereza ba bagore bo mu mabanki bose uko mujye mubona bambaye. Nimwite mutekereza ba bagore mubona bakora mu nzego zikomeye. Oya, abo si bo bagore Paul ari kuvuga. Paul abagore bubaha umwami. Niba abo ngabo nabo harimo bubaha umwami, umwami wacu ashimwe. Abo ngabo rero sibo tugiye kureba, ahubwo tugiye kureba abagore bubaha umwami. Paul ari kuvuga iyo shusho duhite tuyizana mu mitwe yacu turi kuyitekerezaho. So Paul ari kuvuga ngo abagore bakwiye kwambara mu buryo buri respectable, mu buryo buri modesty, noneho bakagira na self control. Hari ikintu yongeyemo cya self control. So mu buryo buri respectable, modesty, noneho with self control. Ikintu cya self control turaza kugenda tukigarukaho, kirakomeye cyane. So abagore ntabwo bagomba kwambara mu buryo buri improper. Yabivuze ko batagomba kwambara mu buryo buri improper, mu buryo budakwiye, ahubwo bagomba kwambara mu buryo buri proper. Iyo tuvuze ngo improper ni ibintu biri shameful, biri disgraceful. So ni ukuvuga ngo umugore utambara mu buryo buri proper yambara mu buryo buri improper. Ubwo buryo buri improper ni uburyo buteye isoni, uburyo buri disgraceful. Ubwo buryo rero bw'imyambarire ni nabwo yavuze mu itorero yuko biteye isoni yuko umugore yigisha agahagarara muri congregation akigisha. Ibyo bintu biri disgraceful, biri improper, ibyo bintu biri shameful. Kimwe n'imyambarire, hari imyambarire rwose, hari ukuntu rwose Imana idufasha. Hari ukuntu rwose muri iyi generation yacu duhagarara rwose tugastandinga, tukarwanya abagore kuba ari abapasiteri, tukarwanya no kuba bakwigisha. That is true. They should not preach or teach. Kubera ko Bibiliya avuga ngo I do not permit women to teach or to exercise authority over men. Ariko ntabwo ari aho birangirira. Hejuru hari ikindi kintu aba yabuje abagore, kwambara mu buryo buri improper.
uburyo budakwiriye. Rero muri ubwo buryo budakwiriye, niba turi rebuking abagore mu kwigisha no kuba abateacher n'abapasiteri muri church, tujye tuba rebuking the same mu myambarire, sibyo? Bajye bari rebuked even the same mu myambarire. Bambare, niba ari abagore bubaha umwami, bambare mu buryo buri proper, not uburyo buri shameful, not uburyo buri disgraceful. Amen. Kuko ibyo ni ibintu bibiri mu myambarire ye, ndetse n'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ahagaze nk'umupasiteri uri kwigisha mu itorero. Ibyo ni ibintu Bibiliya ikoresha ijambo ivuga ngo this is shameful. Ikindi kintu turi kubonamo hano, yabujije abagore kwirimbisha, kuboha imisatsi, ndetse no kwambara ibindi bintu by'igiciro nko kuvuga gold, ibintu by'izahabu. So iki kintu rero cyaba kivuze iki? Kuko muzagenda mureba hari ukuntu amadini amwe namwe atwistinga iki kintu akagifata akakigira big deal, ugasanga noneho nicyo bagize doctrine ikiza nyine ni basic nyine, akaza akavuga ati noneho umuntu wagize waboshye imisatsi cyangwa se wayisutse, sinzi uko babyita, abakobwa, uwo nguwo rwose ntabwo akijijwe. Ariko turaza kureba neza icyo Paul yavugagamo hano, avuga ngo abagore ntabwo bakwiriye kugira gute, kuboha imisatsi. Iki ni ikintu Paul ari kwirimbisha, kuboha imisatsi. Ndagira ngo tubyumve kubera iki Paul ari kubuza iki kintu. Cyanditswe uburyo nkibona, ntabwo ntekereza ko kuboha umusatsi ubwabyo ari byo kibazo. Imana ntifitanye ikibazo n'imisatsi yacu, ahubwo ngewe ikibazo ahantu nkibona kiri about what motivated you kugira ngo ugire iyo braided hair, cyangwa se kugira ngo iyo misatsi ibiboshye. Ni iki kikumotiva kuboha iyo misatsi? So icyo kikumotiva kuboha iyo misatsi nicyo kintu kiri danger. Ntekereza ko bari kubuza abagore mo hano. Ni ukuvuga ngo iki cyanditswe nimuza kugisoma neza, this modesty has a lot more to do with condition of our heart rather than specific of our robes. Ibi bintu nimuza kubisoma neza kubijyanye n'imyambarire n'imisatsi no kubiba n'ibindi, muraza kureba iyi text icyo iri kuvugaho cyane, ikiri kumininga ni condition y'umutima w'umuntu kuruta uko twaza kumurebera gusa muri physical appearance. Kubera ko izi mpamvu ibi mbivuze nuko kubera umuco wo mu Rwanda rwose hari abantu uzasanga bambara ibikanzu birebire batanisukisha, yewe n'ibyo bintu batabikora. Ariko se tuzavuga ngo kubera ko bagize iyi physical appearance irahagije kugira ngo tuvuge ko aba bantu ari abagore bubaha umwami? Oya, absolutely not. Ahubwo iki kintu cyo kuvuga ngo kuboha imisatsi no kwambara n'ibindi byose turi buze kubona, tuze kucyumva ko ari ikibazo kitahereye inyuma, ahubwo ari ikibazo cyahereye imbere. Rero tuze kumva ko ikibazo nyamukuru gitera cyihishe mu mutima, byihishe nyine muri uyu mutima. Uyu mutima rero hishemo ikintu cyitwa icyaha. Icyo kintu cyitwa icyaha rero nicyo kizana motivation imbi. Ya motivation imbi ikera imbuto ikagaragara inyuma, akamini ukavuga kubisemo, ndetse n'utundi tuntu turi buze kuvuga abakobwa bambara turi shameful. So urumva ko ikibazo gihari ni ina, ntabwo ari out. Kubera ko hari abantu bafite ibyo biri out, ariko ntabwo ibyo biri out ari byo bidetermining godly women. The problem is heart condition. What motivated you to wear ibyo wambara? What motivated you? Kubera ko ushobora no kwambara ibirebire uri motivated by evil, ushobora kwambara ibigufi uri motivated by evil. Ariko turi kuvuga ngo ntabwo turi gushigikira ibigufi mu byuve neza, ahubwo turi kuvuga ngo what motivated you to wear the cloth you wear, cyangwa se n'ibindi bintu ushyiraho inyuma bigaragara inyuma. So icyo kintu aricyo tuza kumva cyane, kuko nituza kurimisinga heart condition muri iyi text turaba twamisinze the issue, turaba twagiye kuri ku bintu bito cyane twirengagije igikomeye. Turaba twagiye ku bisigisigi by'ikibazo twirengagije gitera naho umuzi w'ikibazo uri. Rero aho umuzi w'ikibazo uri ni ugenda ukarandura uwo muzi, wamara kurandura umuzi iki kibazo kikuma kikavaho. Rero ni nushaka kugenda ukajya ku kibazo ku mashami yacu ugatangira gukuraho amababi, umuzi ugihari n'ubundi umuzi uzakomeza ukuri. Rero umuzi w'ibi bintu bya shameful dressing biri mu kuba ari heart condition iri corrupted, ntabwo biri mu kuba ari biri outside gusa, ahubwo be starting from inner then to out. Ikindi kintu agarukamo hano ni ikijyanye no kwambara imyenda y'igiciro cyinshi. Paul tubona abuza abagore nanone kwambara imyenda y'igiciro cyinshi, too expensive. Kubera iki?
kubera iki abagore badakwiriye kwambara imyenda y'igiciro cyinshi? Mu gihe cya Pawulo kimwe no muri iki gihe abagore bakundaga kwambara imyenda iri expensive cyangwa se imyenda ihenze cyangwa se y'igiciro gihambaye. Ukankoresha iryo jambo gihambaye, ku buryo wasangaga hari abagore b'abakire bambaraga amakanzu nagendeye ni expectation, bakagaragaza ko hari abambaraga amakanzu agera ku madenari 7,000. Amadolari 7,000 ntabwo mfite uburyo bwo kubikonvatinga aka kanya, ariko mumaze gusanga ari amadolari menshi cyane, ku buryo umugore usanzwe yambaraga imyenda cyangwa se ikanzu ihagaze amadenariyo 500 na 800. Muri kumva iyo distance? Ese mushobora kwibaza ngo ese ibyo ntacyo bitwaye? Kubera iki Paul yadressingaga ishu y'imyenda ihenze? Ni ukubera ko byari bifite icyo bitwaye muri church. Rero natwe ntabwo dukwiye kubona nk'ibintu bisanzwe muri church. Ibibazo birahita biza ngo ese ntabwo dukwiye kwambara imyenda ihenze? Icyo nicyo kibazo kiri buze kuza, ariko ndasaba umwuka w'Imana kugira ngo aduhe discernment yo kumenya igikwiriye, sibyo? Hari abantu hamwe na hamwe ntari buze kugenda ndurenga conclusion, ariko with your heart I believe if the Holy Spirit is in you, I believe you will draw the right conclusion. Amen. Rero ibiciro by'imyenda hari abantu bashobora kuvuga ngo ntabwo biri essential. Kubera iki? No kubera ko biri essential, kubera ko mbona Bibiliya bikubivuga. Kubera ko iri kuvuga ngo ibintu birahenze, no kubera ko biri essential kubivugaho. Dukwiye kubivugaho kubera ko biri essential. So abantu wenda muraza kumbaza ngo none se ngwihenze iri ku biciro bingahe, idahenze iri ku biciro bingahe? Ibyo ngibyo ntabwo mbizi, ntabwo ndibuze kubikubwira, ariko umutima wawe urahita ukubwira ngo ishati ihenze iri too expensive, iri kuri aya ngaya, iri less expensive iri kuri aya ngaya, iri at common iri kuri aya ngaya. Ibyo murabizi tutabyirengagije. So nk'urugero rutoya, ndababwira urugero rutoya. Hari amasaha ushobora gusanga isaha igura miliyoni, iyo saha iri too expensive, sibyo? Hari umuntu ushobora gusanga yambara ikanzu, muzarebe okay, ntago mperutse kera kumva abapagani b'isi benshi najyaga mbona b'abasitari, ugasanga ngo yambara nk'ikanzu ya miliyoni. Ibyo ni ibintu bisanzwe y'amadolari, ibyo ni ibintu biri too expensive, muri kubyumva. Wenda si kuri miliyoni gusa, n'andi mafaranga menshi biri too expensive, murabyumva. Noneho ikibazo dushobora kwibaza ngo hari umuntu ushobora kuvuga ngo none se ko ndamutse mfite amafaranga saa yanjye se sinkwiye kuyakoresha uko nshaka? None se ko ari ayanjye fine, ngomba kuyakoresha uko nshaka. Ariko ngiye ikibazo ntabwo ndibuze kukibanda kuvuga ngo ufite ayawe. Of course urayafite n'ayawe kandi urayigenga, aho ugomba kuyakoresha uko ushaka. Ariko ikibazo ndibuze kwibaza ngo ni iki kigutera kugura uwo mwenda uhenze? Yego amafaranga nawe wayakoreye, of course you have your own money, ufite business yawe irakwinjiriza amafaranga menshi, ariko ni iki kikumotiva kugura uwo mwenda uhenze kuri icyo kigero? Ni iki kikumotiva kugura ikanzu ya miliyoni? Ni iki kikumotiva kugura ikanzu y'200,000? Ese nuko muri uko kugura ikanzu y'200,000 ushaka kuramyamo umwami? Muri iyo kanzu ihenze gutya, niba uri kuramya umwami, praise the Lord, you are praising Lord. Ariko niba umutima wawe icyo kintu kitarimo, uri kubikora for pride, which is common. I know most of us in our hearts, why do we buy most of too expensive things? Is it for purpose of pride? Not all of us, but most of us. That statement is true. Is true, I know. Most of you know that. Amen. So none ikibazo kiraza, ntikiribuze kuvuga ngo mfite ego n'Imana yaguhaye urayafite. Ariko ikibazo niki kigutera kugura ibyo bintu biri too expensive? So icyo turi kubona rero Paul nuko ari kubuza abagore kwambara imyenda iri too expensive. So rero ikibazo muze kwibuka neza ko turi kukirebera muri inner heart, ntabwo turi kukirebera muri outside. Ntabwo turi kukirebera kuba wishyuye miliyoni, ahubwo turi kukirebera what is the motivation for you to pay 1 million for one robe, 1 million for small things like that, for perishing things like that. What motivation? Is that for glory of God or for self? If it is for self, that's a sin. If it's for glory of God, praise the Lord. So rero icyo navugaga nuko umwenda uhenze ubwawo atari ikibazo. Ntabwo ndi kuvuga ngo nimukongera kwambara imyenda, umwenda uhenze ubwawo ntabwo ari ikibazo. Ariko ikibazo ni iki? Ese nihe motivation ufite ujya kugura ndetse wambara n'uwo mwenda uhenze? Ikindi kintu mwagakwiye kuba twibaza,
mbese kugura no kwambara uyu mwenda uhenze. Ibi bintu mwumve biri muri common ku basore n'abakobwa, sibyo? Mbese kugura no kwambara uyu mwenda uhenze. Ese ibi bintu ndi kubikora ku bw'izina ry'Imana cyangwa ndi kubikora ku bwa self, kubwo kwihimbaza? So niba uri kubikora kubwo kwihimbaza, rwose ibyo bintu conclusion nuko ari icyaha. Buri wese iyo conclusion ya drawing kandi yabiri tu icyo kintu ni icyaha. So rero ikwiriye ni iki? You must repent for that sin. Niba iki kintu uri kugikora, iyi myambaro uri kwambara, iyi myambaro uburyo uri kuyipurchasinga with the highest price, uburyo uri kuyambara, sibyo? Ndetse na size yayo, turaza no kugera kuri size. Kuri size nayo, size nayo iramataringa. Size mu myambaro iramataringa. Twagiye kuri price iramataringa, size iramataringa. Everything concerning our dressing code matter. Everything matter. Sibyo? So rero niba tubikora for self ambition, for self exaltation, for self and self, that's a sin. We have to repent for that. We have to repent. So nasanze hari ibintu byinshi nkora for self. Most of things mu bijyanye n'imyambarire nasanze hari ibintu nkora for selfish, for self pride, for self appearance. Sibyo? Ariko sintekereze how God is being glorified. Kuko Imana ntabwo ishaka kuba glorified muri part imwe y'ubuzima bwacu. Even through our dressing code, tugomba kumva ko ibyo bintu Imana ishaka ko bigomba kuba bihwanye nuko uwubaha Imana agomba kubikora. Iyo ukomeje gusoma First Timothy, reka ngaruke mpasomeho gato. First Timothy nanone iyo ukomeje kwasoma ku murongo wa 10, ku mirongo hejuru twari tumaze kubona ibyo ari kubuza abagore. None ku murongo wa 10 hari ibyo none ari kubabwira bakwiye gukora. Ibyo bakwiye gukora ni iki? Ni ukwirimbisha imirimo y'ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana. So icyo abagore bakwiye kwirimbisha ni iki? Twabonye ibyo badakwiye kwirimbisha. Ni ukuvuga ngo umugore ureba akabona uburyo yipaintinze physically, uburyo yambaye imyenda y'igiciro, uburyo yapaintinze amaso n'amaguru n'inzara n'ibindi byose bapaintinga, n'uburyo yapfumuye amazuru n'amatwi n'umukondo n'ibindi bapfumura sinjya bimenya. So akumva ko ari ibyo byamugize kuba godly women. That women afite ikibazo gikomeye. Ashobora kuba ari unbeliever cyangwa se ari umuntu uri immature. Ibyo ni ibintu bibiri bishoboka. Ariko umugore w'Imana ibyo bintu si byo bimugira kuba umugore wubaha Imana, ahubwo umugore wubaha Imana icyo yirimbisha muri we ni ingeso nziza. So rero abagore bubaha umwami niki? Bagomba kwirimbisha ingeso nziza n'imirimo myiza, atari ukwirimbisha uko bagaragara inyuma, uko bateye, imiterere, uko basa. Ari abantu njya ngo bateye nk'igisabo. Ubwo busabo ni iki se? What do you mean by that? What do you mean by that? Yego praise the Lord, Imana niyo yabiguhaye, ariko ntabwo yabiguhaye nk'ikintu cyo kwirimbisha, ntabwo yabiguhaye nk'ikintu cya pride, sibyo? Imana ntifitanye ikibazo na beauty, your physical beauty. Ni Imana yabiguhaye, niyo yakuremye gutya, niyo yakugize inzobe niba uri inzobe, niyo yakugize igikara niba uri igikara, niyo yakugize muremure niba uri muremure, niyo yakugize mugufi niba uri mugufi. Imana sifitanye ikibazo n'uburebure bwawe cyangwa ubugufi bwawe cyangwa ubukara bwawe cyangwa inzobe yawe, ahubwo Imana ifitanye ikibazo na condition y'umutima wangiritse ukoresha ibyo bintu Imana yaguhaye for self, for pride, for separation, for division n'ibindi bintu byose. Tuze kubyumva neza. My brothers and sisters, please, I pray that Holy Spirit may give us to understand these things more than I'm speaking these things. So reka tugaruke kuri Petero, twumve na Petero nawe ko yabivuze. Petero wa mbere ibice 3 guhera ku murongo wa 1 kugera ku wa 6 aravuga ngo namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana barishwe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze. Mubyumve neza, abagabo banyu nubwo batarabizera barishwe n'ingeso zanyu, ntabwo barishwe na painting. Muri kubyumva? So nabo bagabo barishwe na painting, kuko umugore yipaintinze mu buryo bumwe cyangwa ubundi bafite ikibazo. No umugore wipaintinga kugira ngo areshye umugabo we, akumva ko ibyo bireshye umugabo, afite ikibazo. Zira painting zirashira. Uyu mubiri uko ugenda ukura ugenda usaza, uzana iminkanyari byose.
nukomeza kwipaintinga mu busore wagize ngo no mu busaza uzipaintinga mu myaka 20 muzatandukana kuko iki kibiri cyacu kigenda gisaza nikimara gusaza zabone cyatangiye gupfunyara kuntu noneho atangira kubwira ati usiga busa nabi ya painting nakurikiye noneho nago ndi kwibona kuri wowe reka nkureke ariko numureshya ingeso zawe ntabwo zigomba gusaza ingeso ntabwo ziza zigomba gusaza ahubwo izo ngeso nziza zitumureshya umugabo wawe zizakomeza no mu busaza bwawe no mu bukecuru bwawe noneho zitume wa mugabo akomeza kuba attracted kubw'ingeso muri kumva ko ibintu birimo hano bibiri kutubwira kwiratana ku mugore it's not the physical issue the things is this ni ibintu biri ina ni ingeso ni how we behave godly women how do we behave ku murongo wa 2 ngo babonye ingeso zanyu zibatunganye zibafatanije no kuba umurimbo wanyu ku murongo wa 3 we kuba w'inyuma wo kuboha umusatsi cyangwa wo kwambara izahabu cyangwa wo gukanisha imyenda tureke tubyumve neza ibi birasana bya bindi Paulo yabwiraga Timoteyo yuko abagore badakwiye kugira umurimbo w'inyuma inyuma ntabwo ari big deal brothers and sisters iby'inyuma ntabwo ari byo bya attracting umugabo cyangwa umugore kubera ko bitakwiye kuba umurimbo wacu ahubwo umugore wubaha Imana ntabwo akwiye kwirimbisha kuba imisatsi ngo wumve ko ari byo bintu byamugize kuba umugore wubaha Imana cyangwa se ibindi byizahabu yambara ahubwo ku murongo wa 4 avuga ngo ahubwo uw'imbere uhishwe umuntu w'imbere uhishwe mu mutima muri kumva ko iki cyanditswe twagiye dusoma kiri kudiringa na heart not the physical things muri kubyumva so bibiri kutubwira iby'inyuma ko atari byo bintu biri by'agaciro ahubwo igatigaruka ngo ahubwo wa muntu w'imbere w'umutima ariwe twitaho abo munyangeso nziza abo umuntu ufite urukundo byishimo amahoro ubugwaneza udafite umushiha udafite ubwibone udafite woni wo muntu woni that's beauty women woni yo niyo beauty iri modern kuvuga ngo ni external things sibyo uwo ni we mugore rero so ibyo bintu tubikure mu myambarire twe kumva ko abagabo bwose inyuma cyangwa se n'abagore ari byo bintu bitugira abo turimo ari byo bintu tugira abantu bubaha Imana ahubwo wa muntu w'imbere wa muntu mu mutima wacu uko Petero ari kubivuga wa muntu wo mu mutima ari we wirimbisha ingeso nziza ufite ubugwaneza ufite amahoro muri we wow muri kumva ko ishu hano ni inner heart Imana iri kudiringa na heart modern uko turi buze kubitekereza mu misatsi dusigare dutinda mu kuvuga ngo hano bemera kuba imisatsi hano niba yemera hano bemera ibikomo hano niba byemera hano bemera amadeshire hano niba yemera hano bemera the things like that hari igihe tubitinda muri external ariko ntiturebe the condition of that man uri kwambara ibyo ahubwo tuze kwibaza tubizane kuri self ngewe nawe twirebe what is condition of our hearts niyo condition ya our hearts itumotiva gukora biriya bintu kuruta uko twavuga ngo idini ry'iwacu rirabyemera ntiribyemera ubanze wibaze ngo what motivate you to do that nishaka idini ryanyu ribe ribyemera niba ribyemera motivation yawe ipfuye that's false niba ritanabyemera motivation yawe ipfuye nabyo ni bibi so ahubwo tuze kudiringana our own heart why kweri iki twambara wa mwenda twambara ufite biriya biciro ufite ureshya kuri ureshya usa kuri usa ibyo byose why what's the reason what motivated you how God is being glorified there how God is being worshipped amen navuze ibintu byinshi ariko mwihangane turi kugenda tugana no ku musozo iyo musomye nanone mu migani 31:22 wa mugore abantu twese twifuza babagabo ndavuga abagabo babizera hari umugore twifuza abagore kiriya cyanditswe nabasaba ko abakobwa bari hano mwagifata mu mutwe kugira ngo igihe cyose mwakoze ibihabanye na biriya mujye mumenya ko muri disobedience umugore wubaha Imana migani 31 muzahasome munafate mu mutwe n'ibikunda harimo n'imyambarire please harimo mu gihe abyuka ko akwiye kujya abyuka kare agategura abo mu rugo n'ibindi byinshi n'izindi responsibilities z'umugore ariko hari ikintu bagaruka mu kimyambarire ku murongo 22 so hari ibyo mbona nijye wibona muze kubyumva noneho mbivuze nkanjye ariko ntabwo uburyo mbivuze nka self observation mbona hano hanze sibyo hari ibintu mbona bidakwiriye kuri bashiki bacu no kubagabo naho ndaza kugenda mbivuga ibyo mbona bidakwiriye cyambere niki icyo mbona kuri bashiki bacu cyangwa se ku bagore n'abakobwa
ni ukwambara imyenda igaragaza bimwe mu bice by'imibiri bitari ngombwa ko tubibona. Hari imyenda bambara igaragaza bimwe mu bice by'umubiri bitari ngombwa rwose ko babyereka abantu, kubera ko iyo babyeretse abantu bibyara ikibazo. Abakobwa sinzi niba ari njye wabibonye cyangwa se turabizi, hari ukuntu abakobwa muri iki gihe tugezemo, ndagenda ngaruka mu gihe tugezemo, basigaye bambara hejuru, wenda ukabona nk'urugero umukobwa agatuza ke wenda gahora hanze, noneho bikanarengaho abakobwa bakagaragaza wenda nk'urugero bakagaragaza amabere yabo. Ntabwo bayagaragaza yose, ariko bagaragaza ibice bimwe na bimwe. Ibyo ni ibintu tubona, kandi ntabwo ari ibintu rwose ngewe nshobora kubona hariya ngo mvuge ngo ibi birakwiriye ku mugore wubaha Imana. Ndagira ngo ibyo bintu tubyumve cyane, sibyo? Kubera iki? Iyi myenda aba bakobwa bambara n'abagore akenshi usanga bayambara ahantu hamwe na hamwe, ahandi badashobora kuyambara. None se niba uyu mwenda ushobora kwambara hamwe ahandi ntuwambare, ubwo urumva impamvu ni iyihe? Ni ukubera ko uzi neza yuko uwo mwenda udakwiriye. Most of time ni ukubera ko uzi ko uwo mwenda udakwiriye. Ntabwo mvuze ko ari buri gihe, sibyo? Ntabwo mvuze ko ari buri gihe. So icya kabiri, hari nk'utujipo abakobwa bambara tugaragaza rwose nk'amaguru yabo, nitwo bakunda kwita utumini. Kakaba kareshya nka, cyangwa se kakaba ari agakabutura kagera nk'ahangaha. Rwose hari igihe twabaga turi muri discipleship, ukabona umuntu yazanye akakabutura kareshya ahangaha ari umukobwa. My friend, my brothers and sisters, dufite indwelling scene. Hari abasore bari aho ngaho, simvuze ko ari bose bashobora kuba attracted n'ibyo bintu. So rero wa mukobwa uzana ikigusha uzabona ishyano, cyangwa se wa musore we uzana ikigusha uzabona ishyano. Ndaza kubibereka ukuntu biri danger ku bantu bazana ikigusha. So niba icyo kintu ubona ko kidakwiriye, niba icyo kintu uzi ko gishobora guteza ikibazo, it's better yuko tukireka. Utujipo tugera ahangaha rwose, reka mbaye n'ikimenyimenyi ko utu tujipo tutaba dukwiriye n'uwo muntu aba abizi. Uriya muntu najya kwicara muzabona ku maguru yiwe ashizeho nk'ishakoshi wenda, cyangwa se ashizeho nk'akandi gasharupe yari yitwaje kugira ngo kamukingire, ariko nahaguruka ahita abigira, sibyo? Ni ukubera ko iriya jipo yambaye nawe ntabwo ari comfortable kuri iyo jipo yambaye, ku buryo niyo ageze mu bantu ashaka uburyo bwose akaba yabuze amahoro. Nawe nta mahoro bimuhesha, sibyo? Utujipo tugufi rero, my sisters, for my side, mbona bidakwiriye, sibyo? Nabwiye ngo muze kudurenga yone conclusion. Niba mufite mwuka w'Imana arabaha kumenya igikwiriye. Ngewe kuri my discernment mbona yuko ibyo bintu bigaragaza amabere n'ibindi bigaragaza amaguru yanyu y'abakobwa bitari essential. Ibyo bintu bidakwiriye ku mugore wubaha Imana. Reka mbaho urugero rw'abakobwa babiri. Umunsi umwe nagiye kubwiriza ahantu, ni kuri Ines, ngeze njya kubwiriza umukobwa, n'umukobwa wese. Impamvu mbahaye urugero ni ukugira ngo tubwigireho bashike bacu. Nagezeho aricara, umukobwa yari yambaye, kambabwiye ukuntu yari yambaye imyenda amabere yose ari hasi, ari hanze by the way, ku buryo yunamaga amabere yose. Ndavuga ati Mana, ndava ryari uyu muntu ndagenda namubwira ubutumwa bwiza, mubwira ubutumwa bwiza, ariko mu by'ukuri nari nabangamiye kuwo mukobwa n'uwisi. Nabonaga nyine biri disgraceful, biri shameful, kandi uwo mukobwa ntabwo yari abyitayeho. Na bya bindi bihisha amabere sinzi bambara niba ari biki. Mwihangane kugenda nkoresha amaterme, wenda ni ngombwa ko tuyakoresha kuko nta kindi twakoretse kuyakoresha, sibyo? So ibyo bintu byandeye isoni, mbona ni ibintu uwo mukobwa mbona ari wose nyine n'uwisi. Noneho byaba bibabaje kuba ngiye nko gusura mwene data ngasanga ameze nk'uwo mukobwa, sibyo? Byaba biri disgraceful, byaba biteye isoni, byanambabaza cyane kuba mfite mushiki wanjye muri Kristo witwaye gutyo, wambaye gutyo nk'abisi, ugaragaza amabere ye hanze. Ntabwo dukeneye kuyareba. Wenda umugore azayereka umugabo we, ndumva ari byo bikwiriye. Naho abandi ntabwo ukeneye kuyabereka. Uyabereka se ngo bibamarire iki? Ahubwo bizabagusha, kandi umuntu uzana ikigusha azabona ishyano. Hari n'utujipo twambara tugera ahangaha. Hari umukobwa umwe nanone, umukobwa nawe yamubwirije, hanyuma mpora muri byuking avuga ati rero imyenda wambara ntabwo ikwiriye. Umunsi umwe duhura yambaye ikanzu ndende pe igera ku birenge. None ndavuga ati wow, mbega umukobwa wambaye neza uyu munsi. Ariko muzi cyabaye, navuga ati uyu munsi wambaye neza. Muzi cyabaye, yahise akubita wa mwenda gutya, avuga ati ngo utagira ngo nambaye neza, ngo ni kwa kundi nsanzwe nambara. Ahita awukubita, nuvuga ngo icyo yashaka kunyereka nuko wa mwenda n'ubundi utari muremure, nuko wagaragara nk'umuremure, ufite pasuri igera heza.
igeraho yambarira hari imyenda y'imbere. Muri kubyumva ibyo bintu? So uwo mukobwa ni umukobwa w'isi. Ni gute bashiki bacu should behave like that? Muri kubyumva? Ni umukobwa w'isi ku buryo nari mushimye ko yambaye neza, ariko iryo shimwe nari muhaye ntabwo yari arikuye kuko ntiyari yambaye neza, ahubwo nawe yahise abinyereka ko atambaye neza. Muri kubyumva kuni ibyo bintu biri danger. Our sisters in Christ, we should not look like the world. Not look like the world. Sibyo? We should wear in a modest way. Hari n'abandi bigaragara ko bambaye imyenda miremire, ariko iyo myenda ikabibonerana, nk'urugero ikabigenda ipfumaguye ukuntu njye mbibona abakobwa babyambara. Hari n'indi myenda abakobwa bambara igaragaza imiterere yabo n'ingingo zabo n'umubiri wabo kuteye, ku buryo umukobwa yambara ipantaro ugahita ubona n'imyenda ye yose iy'imbere iragaragara. Nyine muri kubyumva? Turabizi ibyo bintu ni bibi cyane. So uri kwambara umwenda ugaragaza imiterere yawe. Ese koko kugaragaza imiterere yawe biri guhuriye no kubahisha Imana? Umuhungu uri buze kubona imyenda yawe igaragaza imiterere yawe, araza gushima Imana kuko mushiki wacu yambaye imyenda igaragaza imiterere, cyangwa araza kukugaya? Ese umuntu w'isi we utizera uza kubona umukobwa wizera yambara imyenda igaragaza imiterere ye, uwo muntu w'isi araza kumubona nk'umukobwa wubaha Imana, cyangwa araza kumubona nk'indaya yo ku muhanda aze kugusaba nimero? Tuze kwibaza ibyo bintu. Niba ushobora kunyura hariya imbobo zo ku muhanda zikagusaba nimero kubera ko ziri kubona imyambarire yawe imeze nk'iy'abisi, we should repent for that, sisters. That's shameful. That's graceful to the church, to the believers. Ibyo bintu biri shameful. Biri shameful. So ibyo nibyo mbona bidakwiriye, ariko ndasaba kugira ngo nubwo mutakwemeranya nanjye bashiki bacu, ariko I pray that Holy Spirit may convince your heart, not me. Ni ibintu mbivuga ari ubwenge bwanjye, Imana ifashe ntibigere no mu mitwe yanyu, ariko nibi bintu mubona ko ari byo bikwiriye, as sisters in Christ, I pray that Holy Spirit may convince your heart, and I pray that Holy Spirit may lead you to practice what's worthy of godly women. Amen. Hari n'ibindi abakobwa bisiga n'ibindi bambara, hari ibyo bisiga ku minwa, hari n'ibindi bisiga mu maso, n'ibindi bisiga, nyine ni byinshi, sibyo? Ntabwo ngiye kubabwira ngo mubireke ibyo bintu, niba biri kuglorifying Imana, praise the Lord. Ariko niba ibyo bintu biri for self, niba ari ibintu bishaka painting ikava kugira ngo ikava igaragare neza, attracting abantu bose, so ibyo ni ikibazo. Ahubwo ubuzima bwose bw'umukristo ni worship. Rero nibyo bintu bikora for worship, praise the Lord. Sinzi uko babyita ibyo bisiga n'ibindi byose, ariko niba ubyisiga for God's glory, that's worship, praise the Lord. Ariko niba ubikora for self ambition, for selfishness, for self pride, that's a sin. You should repent for that. Amen. Nkuko nakomeje mbivuga, Imana ntabwo iri against your beauty, your physical beauty. No, God is against your evil motivation. Imana ntabwo iri against no ko umukobwa ari inzobe. Shaka kuba inzobe si ikibazo. Imana ishimwe kuri inzobe, Imana ishimwe kuri muremure, Imana ishimwe kuri igikara, Imana ishimwe kuri mugufi, Imana ishimwe kuri uriwe, Imana ishimwe kuko umeze gutyo. Imana ntifitanye ikibazo nuko physical body yawe, ahubwo Imana ifitanye ikibazo na evil motivation of your heart, ituma ufata physical body ukayihindura mu buryo bwa self motivation, bwa selfishness. Ngarutse ku bagabo, nubwo nabona giye mbavugaho abagabo, nkuko nagiye mbivuga ku bagore, hari byinshi biri applied kuri twese twagiye twiyumvamo natwe. Abagabo nabo reka mbabaze, no ku bagore naho birahari. Hari deshire twambara, sibyo? Ku bagabo n'abasore. Ese deshire iyo wayambaye buri guhimbaza Imana, praise the Lord, ni buri guhimbaza Imana, ariko iyo deshire ni buri kuyikora kubera ko ufite world view, not biblical view. World view ka kumotivatinga kwambara deshire kubera kuri uri exposed kuri world system, it's a sin to repent. Ariko niba uri kubikora for God's glory, keep doing. Your heart niba ufite mwuka w'Imana araguha discernment. Ndifuza ko uyu munsi niba deshire utabikora ku giciro cy'Imana, decide to stop wearing that kind of cloth. So inyogosho twiyogoshesha abavandimwe, mu myaka ishize ngiye niyogosheshaga inyogosho, ubu narazihinduye. Impamvu nazihinduye ni ukubera iki? Ukubera ko nari nzi yuko impamvu naziyogosheshaga usanze nta kintu biri ku motive for worship.
ndabireka. That's my own application, ntabwo ndi kubafatira application. So rero nawe niba ushobora kuba ufite inyogosho runaka ukabona nta iri guhurira nuko iri kugorofenga Imana, cyangwa se ikaba ifite ahantu iri gutuma itukisha izina ry'Imana, ku buryo abisi bakubona bakavuga ngo sha urabona utiyogoshesha nkanjye, urabona udasa nanjye, muri physical appearance turasa, ku buryo umuntu nyine yakubona akabona nyine uri nk'undi w'isi wese. So nabyo ukaba uri motivated mu mutima wawe na pride yo gushaka kugaragara ukundi kuntu kuri for self pride, nabyo we should repent for that. Imana ntifitanye ikibazo n'inyogosho, reka nabyo mbigarukeho. Uko wakwiyogoshesha sintekereza ko ari byo Imana ifitanye ikibazo, ahubwo Imana ifitanye ikibazo n'uwo mutima icyumumotiva gushyiraho ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo byo kwiyogosha muri ubwo buryo, cyangwa se gukaraga n'umusatsi n'ibindi bintu. What motivate you to do that? Nicyo kibazo ngende kwibaza. Aho ngaho ari buza kuduronga application ivuye, nuza kuduronga application ivuye ngo kwambara isengeri no kutayambara, kwiyogoshesha gutya no kutiyogosha, ahubwo uze kuduronga application ivuye mu mutima wawe. Wibaze uriyizi n'umutima wawe, ese ibi mbikora for which motivation, for which purpose? That's it. Aho ngaho rero ni uduronga conclusion yo kuvuga ngo ngewe rero ngiye gukomeza kuba mbikora kubera ko mbona ntacyo bitwaye kukubahisha izina ry'Imana, kubera ko mbona biri guhimbaza Imana, ndakomeza mbikora. Praise the Lord. Cyangwa se uduronga application ivuga ngo kubera ko mbona ibi ngibi biri worse, let me stop do this. Urugendo nakundaga movies, I stopped the movies. Nakundaga match, I stopped those things. Kubera iki? Nabonye no worship of God there, I stopped those things. So that's my own application. Noneho wowe ureba movie, why do you watch movie? Why do you watch football? Ikibazo Imana sifitanye na football, ahubwo se what's your purpose to football? If the purpose is for pride, for evil, stop and repent for that sin. So that's the reality. That's what I see as a reality. So hari n'ibindi twambara abagabo by'igiciro, inkweto, imyenda n'ibindi kimwe n'abagore twese tubihuriyeho. Kubera iki dushaka ibintu biri too expensive? Ni for God's glory cyangwa ni for self pride? Niba ari for self pride, please we have to turn for those things. Hari ikintu cyitwa Christian liberty. Christian liberty ntabwo ndibuze kuvugaho ibintu byinshi, ahubwo ndaza kubasomera text. Imana nibishima muzayikoreho study, muyikoreho deep study, kugira ngo iyi text ibafashe kumva icyo twita Christian liberty bitandukanye nuko dushobora kubifata mu buryo buri wrong. Reka mbereke ikintu kirimo hano. Bene data, hari ukuntu ushobora kujudginga ibintu umutima wawe ukumva biri right, ariko hari ikindi kintu mbasaba, tujye duconsideringa other brothers, tunaconsideringe abandi bantu bari mu isi. Ese ikintu ndi kwambara wenda kuri nge ntabwo nta kibazo kivi, nta kibazo mfitanye nacyo pe, ariko se mwene data iki kintu ntabwo kiri bumugushe. Niba iki kintu kiri bugushe mwene so, ikiza nuko wapfaho kugira ngo ugushe mwene so. Okay, muranyangana ndi gukoresha hash words, ariko it's necessary kubera ko Bibiliya bivuga Matthew 18:6 kugera kuri 7, it's better to be dead rather than to lead another believer into sin. Muri kubyumva iki kintu ukuntu gitangaje. Niba umukobwa yambara akantu kageze aha ngaha kugira ngo agushe mwene se, aho kugira ngo ugushe mwene so mu cyaha, kubyumva ikiza nuko wowe waba removed from there, sibyo? So the same ku musore, aho kugira ngo dukore ikintu kibugushe bene data mu cyaha, so should be careful about these things, sibyo? Bavandimwe, ibintu tujye tubyitaho, twite no kuri environment, twite ku bantu bisi. Ese abantu bisi bo batubona gute? Iyo batureba twambaye, abasore n'abakobwa batubona gute? Babona dusa nabo, babona nta difference babona. Niba nta difference, why? We are the salt. How? Ni gute tuzaba the salt and the light of the world, as Jesus said in Matthew 5 at the summit of the mountain. Ni gute tuzaba umunyu ndetse n'umucyo w'isi kandi abisi babona dusa nabo? Bibiliya bivuga ngo abariko natwe imirimo yacu mwigaragarira bisi, kugira ngo bisi nibabibona bahere kwahimbaza Data mu ijuru. Bazamuhimbaza gute kandi batari kubona imirimo n'ingeso nziza n'imyambaro myiza na appearance? Nibabona dusa nabo, ni gute bazibaza kubo turibo? Ahubwo nibabona difference, twebwe turi godly men and women, so bizatuma none baba attracted by our physical appearance, by our behavior, bitume none tubabwira ya nkuru nziza ikiza iridinga abantu ku Mana. Brothers and sisters, we need to understand those things.
So rero twebwe duhamagariwe gusa na Kristo, to be conformed to Christ. Uburyo dusa na Kristo ni muri character, ni muri behaving, ntabwo ari mu buryo bwa appearance buri physical. Bibiliya itubwira neza muri Yesaya 53 Kristo ukuntu yari ameze rwose, ngo ntabwo yari handsome nk'uko benshi babitekereza, ntabwo rwose ngo yari afite physical beauty, ntabwo yari wo kwifuzwa, ntabwo yari afite body yo kwifuzwa. That's reality. Ahubwo Kristo yatubwira ngo duse nawe, nuko abatubwira gusa nawe in character. Sibyo? The problem is in the character, not in our physical way. Sibyo? So, nuperi iki dutinda on walking on our physical way instead of walking on our character. Please spend time working on your character instead of spending time on working of your painting your hairs and whatever and your body and whatever. If you're spending a time in doing that, so that's not what we time we are to spend in mu kuvuga ngo how I am working on my character. That's nicyo Imana ishaka. Sibyo? Ntabwo Kristo atubwira gusa nawe ngo niba yari sinzi ukuntu basaga abisiraheli muri kiragiye, niba ari umuyuda ngo duse, niba bari inzobe cyangwa se yari umuzungu ngo natwe ngo duhindure uruhu rwacu duse na suko gusa na Kristo. So rero niba uri walking on your body mu buryo bwo kwigira beauty, ugashaka kwishyira ibyo bintu byose bindi twagiye tubona, ubwo suri gusa na Kristo mu buryo bw'umubiri, nibyo Kristo yatubwiye gusa nawe, cyangwa yatubwiye walking to our inner person, kugira ngo inner person ase na Christ utarigeze kora icyaha, Christ wadusigiti cyitegerezo kugira ngo tugere ikirenge muke. Ni gute turi gushangwa na Kristo? N'uyu mubiri tuse turi guhindura ngo use na Kristo, cyangwa ni our inner person who is being transformed to be like Christ, in the likeness of Christ. Kweri iki dutinda mu by'inyuma ibingibi bizabora. This body will perish away. So why do you spend much time in that? Why? So ikindi kintu ushaka kugarukaho, modesty. Iki kintu cya modesty ndagira ngo tucyumve neza. Hari undi muntu ushobora kugira modesty nabwo ari pride. Reka mbereke. Hari umuntu ushobora kwambara ibintu bisa nkaho biri respectable, bikwiriye, imyambaro ikwiriye, ariko mu by'ukuri nawe ari pride iri kubimutera. Hari umuntu ushobora kuvuga ati none ngiye sibindeba nambara gutya ibikanzu birebire niba byita ingute ya simbizi n'ibindi byose, akumva ko noneho we ari right with God. No, nawe ndagaruka ku mutima wawe. Umutima wawe niba harimo iki kigutera kwambara gutyo, nayo ishobora kuba ari pride, nawe ugomba kuripentinga kimwe n'abambara bigufi. So icyo ndi kuvuga niki, modesty iridinga kuri humility in our hearts. Sibyo? Ntabwo modesty irangirira mu kuvuga ngo twambaye ibirebire byarangiye. No, modesty kintu walking kuri our character in our hearts, walking kuri humility. So ikadufasha muri evaluating ourselves for proper, not like the world, for proper, kumenya ibiri proper, not ibiri improper. Sibyo? Kumenya ibintu bikwiriye, not ibiri shameful, not ibiri disgraceful. So reka nsome iyi text, ariko reka mbere yuko nsome iyi text mu Baroma 12 umurongo wa 1 n'uwa 2, naho reka mpasome. Haravuga nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Hano bari kuvuga imibiri yacu, our body. Imana is concerned to our bodies. Ntabwo our bodies imibiri yacu tuyikoresha uko twishakiye, ahubwo Imana iri concerning to our body, ngo twita ibi nk'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo ariko kwikorera kwacu gukwiriye. Imibiri yacu ni insengero zituwemo n'umwuka w'Imana, dukwiye kuyitaho mu buryo bukwiriye. Sibyo? So ngo kandi nimwishushanye n'abiki gihe. Twabonye ko ikibazo kira world system ifite ibintu ya developize n'ukuntu ibikora. So ese twebwe world system niyo standard y'ibintu dukwiye kujya tureberaho tugahita tubidrawinga byose tukabizana, cyangwa tuzagira kurobanura tuvuge ngo ibi bintu biri muri world system twebwe turabyanze nk'abizera, turabyanze, we hate this and we hate this. Nitwishushanye n'abiki gihe. Don't conform yourself to the world, conform yourself to Christ. We are not being conformed to the world, we are being conformed to Christ. Ntabwo turi kugenda dushushanywa dusa n'isi, ahubwo turi kugenda dushushanywa dusa na Kristo. So twibaze ngo ese aho mpagaze ubu ngubu
ese isi niyo iri domine mu buzima bwanjye? Ese ishusho y'isi niyo iri domine mu buzima bwanjye cyangwa ni ishusho ya Kristo? Ntabwo ndi kuvuga ngo uba uri perfect muri iyi si, ahubwo ndi kwibaza ngo ni iki kiri domine mu buzima bwawe? Ese ni ishusho y'isi? Umuntu yakurebye ishusho y'isi niyo kubonamo cyane cyangwa kubonamo ishusho ya Kristo cyane? Reka mbibabwire, n'abanyabyaha uburyo batureba baratujyaninga kandi bakatujyaginga ibintu ukumva ibyo bintu ari byo. Uzarebe nko mu ishuri wigamo cyangwa mu kazi ukoramo, hari ukuntu abanyabyaha bazaguhamya kandi uko baguhamya akenshi nujya kubireba uzasanga ari byo baguhamya, hari ukuntu biguhura n'ukuri. Ntabwo mvuze ko abanyabyaha bari right always, no, that's not what I'm saying, ariko uburyo bakubona bazakujyaginga bitewe n'uko bakubona, sibyo? So icyo ndi kubona ni iki? Ese abanyabyaha muturanye bakubonamo ishusho y'isi cyane cyangwa bakubonamo ishusho ya Kristo? Niba mukorana mu kazi niba bakubonamo ishusho ya Kristo, ubwo urumva abanyabyaha bazaguhamya gute? Bazaguhamya ngo turi kimwe nawe, turya ruswa nawe akayirya, turakopera mu ishuri nawe agakopera, turasa nawe, no difference iri hehe? Twambara kimwe nawe, utujipo tugufi ahubwo araturusha, sibyo? Amabere se sayagaragaza nk'uko natwe tuyagaragaza, difference iri hehe? Amapantaro agaragaza imiterere, ikibuno n'ibindi sabyambara natwe sibyo twambara. What's the difference? Sarakara nk'uko natwe turakara, ntatukane se nk'uko natwe dutukana, kubyumva? Siyifuza se nk'uko natwe twifuza, sagira ishyari se nk'uko natwe turigira, sagambanirana nk'uko natwe tugambanirana. So abo bisi nyine bari kubona iyo shusho, bakabona ishusho yabo niyawe, no different. Ariko abisi bakaye baduhamya ngo sha nubwo ibi bintu mbikora, uriya muntu sindabona yiba, sindabona rya ruswa, sindabona kopera, sinjya mbona arenganya abantu, sinjya mbona nyine bagiye ibyo. Okay, ntabwo ndi kuvuga ngo uri perfect, you can't be perfect. I'm not perfectionist. No, that's not what I'm saying. What I'm saying is this: being faithful, being godly women and men, wherever you are, at job, at school, wherever you go, be God women. Ntitwishuranye n'abiki gihe, ahubwo ngo muhindukire rwose mugize imitima mishya, the heart, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka. So reka ngaruke kuri iki kintu cya liberty of conscience. Liberty of conscience ni uvuga ngo ni uburyo bw'imitekerereze, ni uburyo liberty ni uvuga ngo ni freedom, umudendezo w'abakristo. Ushobora kuba navuze ibi bintu umuntu agahita avuga ngo sha uri umulegaliste wa mbere, uri kudusubiza mu mategeko ya Musa. No, that's not. We are not under law, but we are under grace. But under grace, what do you mean by that? Grace itwigisha iki? Ubuntu butwigisha iki? Hari n'igihe tuvuga amategeko, sometimes abantu bagatekereza ko amategeko ari muri Old Testament. No, amategeko ari muri Old Testament, even in the New Testament. There is a law. Hari umuntu wavuze ngo I can't be justified by the law, but I cannot be sanctified without the law. Kuko that's the reality. Iri ni tegeko Paul ari guha abagore. We should obey. Ntabwo ari Paul ni Kristo. Kuko ubutumwa yigisha yabuhawe na Kristo. Rero Kristo ari guha abagore itegeko. Rero abagore badashaka kubahiriza iri tegeko ntabwo bashaka amategeko. Niba mudashaka amategeko ntabwo mushaka kwezwa. You can't be justified by the law, but you will never be sanctified without the law. Amen. Reka nsome liberty of conscience cyangwa se umudendezo w'abakristo. Haravuga ngo udakomeye mu byo kwizera mu mwakire, sibyo? Ibintu navuze ko umuntu atabikora nanjye mutagira ngo ndabikora byose nk'uko biri. Nk'uko natangiye mbivuga, ndatangiye mbabwira yuko nasanze ndi wose cyane. Imana imfashe kugira ngo my worthiness ngende ndipentinga from that worthiness muri iyi area ijyanye n'imyambarire, sibyo? Nanjye ubivuga rwose mutagira ngo ndatandukanye. I am even less than more some of you. Sure, Bibiliya avuga ngo wigisha gabane n'uwigishwa. Kubera iki bagabana? Ntabwo ari ukugabana ibiryo n'iki gusa, ahubwo bagabana n'ibindi byose, n'ibiri spiritual bose bagabane. That's why ibyo ndi kukubwira naje birandeba. I have to deal with my heart. I have to work on my characters as you also have to work on your characters. So, liberty of conscience iravuga iki? Udakomeye mu byo kwizera mu mwakire, mwe kumugisha impaka z'ibyo ashidikanyaho. Kuba mwene data atarumva impamvu yo kureka wenda football, wenda niba nge narayiretse, uwo mwene data sindi buze kumucira urubanza mvuge ngo ni umupagani kubera ko akiriya football. Be careful, sibyo? Niba mwene data, tubyumve neza, atarumva impamvu yo kwambara wenda umwambaro runaka, wenda runaka, ngewe narabiretse, ntabwo mwene data ndibuze kumujugunya. Ahubwo hari uburyo bw'amacuriti butandukanye ku bantu, sibyo?
udakomeye mu byo kwizera mu mwakire. Paul ntabwo ari kuvuga ngo mujugunye, ntabwo ari kuvuga ngo mumuhe akato, ntabwo ari kuvuga ngo mwitandukanye nawe, mu mwakire. Kuba umuntu ataragera ku kigero cyo kugira ibyo areka, atarumva n'impamvu yo kubireka, ntuzamujugunye niba ari mwene so koko. Mwene kumugisha impaka z'ibyo ashidikanyaho, ngo umuntu umwe yizera ko ashobora kurya byose, ariko udakomeye arya imboga nsa. Urya byose ye guhinyura utabirya. So niba hari ibyo ngiye naretse, umuntu akaba atarabireka we, sibyo? Cyangwa se akaba atabyumva kimwe nanjye, ntabwo njyewe nzamuhinyura kubera icyo ngicyo, sibyo? Ngo mujugunye kuko umubare nk'umupagani, no, ngomba kumwakira, nawe akwiye kunyakira. Kandi ubirya ye gucira urubanza, kuko Imana yamwemeye, ye gucira uwo nguwo urubanza. Kuko niba wenda ntareba match wowe ukayireba, sindi buvuga ngo ndahita ngucira urubanza, kandi Imana yarakwemeye uri mwene data confessing to be a believer, kandi warahindutse rwose. Biri kubyumva? Ku murongo wa 4, urinde wowe ucira umugaragu w'abandi urubanza. Impamvu ibi bintu bigarutseho byari but of conscience, nuko nzi ko hari bene data bamwe ba stepping over bagakora judgment, ntekereza ko ibiri wrong most of time. Ugasanga niba umuntu atarumva ibintu umubaze nk'umupagani, why do we do that? Hari abandi bene data nabo dufata radicalness, which is not radicalness. Radicalness should be according to the truth. Hari igihe tubwira ngo we are radical not according to the truth. That is not radical, that's ignorance. Radicalness should be on the basis of the truth, sibyo? Ikindi, radicalness should be on the basis of love and respect. So niba ugiye kuribukinga mwene se ku myambarire, do that in love, in respect, kubera ko icyo ugamije ni ukugira ngo uriya mwene data yihane, turning from that world, iyo shusho y'isi yambaye, agaruke ku yashushanywe na Kristo. Muri kubyumva ko nawe wowe judging, be careful about how you judge. Why do you judge? What motivates you to judge your neighbor, your brother or your sister in Christ? So ibyo bintu nabyo birahari. I know. Hari ukuntu duhagarika imitima y'abantu benshi, even nk'abadakomeye mu byo kwizera. Abenshi bahagaritswe imitima n'abandi bizera, babahagarika imitima kubera. Why believers should? Kubera icyo tugomba guhagarika imitima abandi bizera? Tukwiye kubafasha mu rukundo, muri respect, muri humility, tukabafasha ibyo batarumva nabo bakabyumva, sibyo? So urinde wowe ucira umugaragu w'abandi urubanza, kandi mbere ya shebuja ariho agaragara, cyangwa akaba ariho agwa, ariko azahagarara kuko Imana ariyo ibasha kumuhagarika. Umuntu umwe yubaha umunsi umwe kurutisha iyindi. That's our difference, that's our liberty, our conscience. My conscience igatuma nubaha umunsi umwe kurusha undi, ariko wowe uwo munsi ukumva ari umuntu usanzwe. So nahundi akubaha iminsi yose akumva ko ari kimwe. Umuntu wese namenye adashidikanya mu mutima we. Urobanura umunsi akarurobanura ndagenda twumva ikintu. Urobanura umunsi awurobanure kubw'umwami wacu. Urya arya kubw'umwami kuko ashima Imana, kandi utarya yanga kurya kubw'umwami kuko ashima Imana. Ikintu ushaka ko twumva hano, twumva verse ya 6 ikintu uri kuvuga. Iri kuvuga ngo ibyo byose ukora, wowe wemeye gukora ibyo bintu, na mwene so utabyemera ibyo bintu, babaje kutubwira ngo mwemerana. Nimumara kwemerana ukora ibyo ngibyo, urye cyangwa se nutari, bose babikore kubw'umwami. Niyo mpamvu nagiye ngaruka kuri iki kintu uvuga ngo niba wambara ndashire kubw'umwami, praise the Lord, ariko niba atari kubw'umwami, repent, sibyo? So ibyo bari kutwereka hano ku murongo wa 6 nuko whatever we do this for God glory, tubikore kubw'umwami. That's my conclusion to you all. Ibyo tugiye gukora byose ntabwo ngiye kubwira ngo do as everything I have said, ahubwo niba mwuka w'Imana ari muri wowe, niba wemeranwa nanjye uko byakabikora, praise the Lord ko twumvikanye. Ariko niba hari ibintu bimwe na bimwe utemeranyijwe nanjye, usaba mwuka w'Imana kugira ngo aguhe the right conclusion. Kandi nanjye ntureke kunyakira kubera ko nabikubwiye gutyo, nanjye sindi bureke kukwakira kubera ko hari ibyo utemeranyijwe nanjye, ahubwo ibyo ukora nk'uko umutima wawe wabikwemeje, nanjye ibyo nkora nk'uko umutima wanjye wabinyemeje, byose tubikore kubw'umwami. Niba utari kubikora kubw'umwami, cyangwa se njye nari kubikora kubw'umwami, uri muri disobedience, ave muri disobedience, twese tugaruke mu kubikora kubw'umwami.
reka nkomeze kuri iyi liberty ya conscience. Ndashaka kugaruka no ku murongo wa 13 ndetse no wa 15. Abaroma 14. Iki gice muzakige brothers and sisters, bizatuma bidufasha kumenya uburyo bwo kwemerana nk'abizera. Ku murongo wa 13 haravuga ngo uhereye none twe gucira imanza mu mutima, ahubwo tugambirire iki? Ko umuntu adashyira igisitaza cyangwa ikigusha imbere ya mwene se. Sibyo? Bya bindi dukora niba ibintu bicumuza mwene se, mwene se akakubwira ati ibyo bintu ntibikwiriye, bireke. Nibyo bintu kubireka ntacyo bigutwaye, kuki utabireka? Sibyo? Tubireke. Rero twe gushyiraho ibigusha kuri bene data. Ndabizi kandi nemejwe rwose n'umwami Yesu yuko ari nta guhamya ubwacyo, ari memezwe yuko ari nta gihumanye ubwacyo, keretse utekereza ko ikintu gihumanye niwe gihumanye. Tubyumva iki kintu, sibyo? Ari kuvuga Paul ko nta kintu gihumanye ubwacyo, keretse utekereza ko icyo kintu gihumanye, icyo kintu cyagihumanye. Rwose reka mbabwire my brothers and sisters, niba wambara mini umutima wawe ukaba ukwemeza ko iyo mini idakwiriye, ibyo rwose biba bihumanye, kandi koko biba bihumanye. Ku murongo wa 14, ndabizi kandi nemejwe rwose yuko n'umwami Yesu yuko ari nta gihumanye ubwacu, keretse utekereza ko ikintu gihumanya niwe gihumanye. So niba mwene so aterwa agahinda n'ibyo urya, ntuba ukigendera mu rukundo uwo Kristo yapfiriye, ntukamurimbuze ibyo kurya byawe. Niba mwene so icyo kintu kidakwiriye rwose akaba akubwira icyo kintu ko kidakwiriye, we kurimbuza mwene so ibyo kurya byawe, we kurimbuza mwene so imyambarire yawe idakwiriye, kihe gucumuza mwene so, kihe gucumuza mwene so rwose. Hari kote nagiye nkoresha mvuga ngo better yuko upfa aho kugira ngo ukomeze uyobore bene so mu gukora ibyaha. Brothers and sisters, muri kumva, this is some warning. Ukunu kutuburira kuri warning nyine, kuri deep, kuri very deep. So ndashoje. Ubuntu bw'umwami bubane natwe, umwami Imana akomeza abane natwe. Reka nsenge. Mwami Yesu, tugushimiye ubuntu n'imbabazi zawe, tugushimiye yuko uri Imana igituganiriza binyuze mu ijambo ryawe, tugushimiye yuko mwami wagennye uko ibintu byose tugomba kubikora, ndetse mwami tuyobowe nawe. Hari byinshi twaganiriyeho bijyanye n'uburyo tugiye kwambara mwami nk'abizera. Twabonye byinshi ko tudakwiye kwishushanya n'abisi, ahubwo dukwiye kugira ubwenge mu byo dukora, ndetse tukabikora mu buryo mwami bikwiriye. Abakubaha, abagabo n'abasore bakubaha, n'abagore n'inkumi bakubaha mwami. Data, turasaba kugira ngo ukore kuri characters zacu, zikoreho walking on our character road. Uzi walking ho mwami, our characters uzi walking ho mwami. Buri wese wo muri twuramuzi mwami, buri wese twaganiriye ahangaha hari abo ntazi, nanjye ubwanjye mwami hari byinshi struggling nabyo mwami. Umutima wanjye urawuzi, uzi mwami how sinful my heart is. Mwami ndagusaba kugira ngo, kuko mwami watuzuye ukaba watugize bazima muri Kristo, turasaba ngo muri urugendo kugenda duhinduka, ukomeze umpindure, ukomeze uhindure abagenzi banjye, ukomeze usabe. Ndasabira buri wese twabanye muri amaterano n'abandi benshi mwami, bene data bose aho bari, ukomeze ukore kuri characters zabo mwami, kugira ngo mwami Imana characters zacu nizihinduka, bihinduke bigaragare n'inyuma koko mu byo twambara, mu migaragarire yacu mwami, uko tugaragara bihinduke mwami, bihinduwe nuko mwami Imana imitima yacu ariyo yabanje kugenda ihindurwa mwami, gusa na Kristo watubambiwe mwami. Ni byinshi twasaba, ariko I trust you Lord, I trust you Holy Spirit, I trust you that you are working in the hearts of all these people. Ndakwingize mwuka wera kuko uri muri bo, kuko mwami Imana waduhaye mwuka wera kugira ngo abe ikimenyetso, ari muri twebwe, akomeze abe muri twe, abane natwe, abe umwigisha, aduhugure, atwemeze iby'ibyaha byacu. Amagambo yanjye nta muntu ashobora kwemeza ahangaha mwami, ariko imbaraga zawe z'umwuka wera nizo zishobora kugeza mwami ubutumwa bukwiriye mwami ku mutima w'umuntu, umutima w'umuntu rikawuhindura, ijambo rikawuhindura, ugahinduka, ugataninga, ukaripentinga mwami. Icyo nicyo nsaba
mwami ni byinshi nasaba, ariko niringiye ubushake bwawe, niringiye gukora kwawe mwami, niringiye guhindura kwawe, niringiye mwami Imana urukundo rwawe udukunda mwami, niringiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe tugirira mwami abana bawe, kuko udukunda mwami, ngo ni na mpamvu tunyuza ikinyafu ukadukubita kugira ngo twe gukomeza gusa n'isi, ahubwo mwami Imana uradukubita, ukunda ngo uramucyaha mwami. Ndasaba kugira ngo twese mwami Imana uducyaho ngaho dutana, ducyahe mwami, nushaka uducyahisha ikinyafu mwami, ariko kugira ngo twihane tugaruke mwami, nicyo kidukwiriye. Icyubahiro ni cyawe none iteka ryose, amen.